Ngushimiye kuba wongeye gufata umwanya wawe ugatega amatwi ibiganiro tugutegurira. Kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka, hafi abatuye isi bose bambaye udupfukamunwa mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19. Ni uburyo bwashyizweho hagamijwe gukumira udutembabuzi dusohoka mu kanwa k'umuntu urwaye mu gihe aba yitsamuye, akoroye cyangwa se muri kuganira. Kwitsamura mu bihugu bimwe na bimwe byo muri Aziya ubu byahindutse kirazira, kuko ushobora gucika ukitsamura bagahita bakujyana mu kato bakeka yuko nawe wamaze kwandura icyorezo cya COVID-19. Ibi kandi ngo ni nako byari bimeze mu kinyejana cya 14 ubwo isi yashegeshwaga n'indwara y'ubushita. Kimwe mu bintu bitari byemewe kiriya gihe ngo ni ukwitsamura. Ese ubundi kubera icyo umuntu yitsamura? Akenshi hano mu Rwanda iyo umuntu yitsamuye baramubwira ngo urakire. Ese kwitsamura bihurira he n'umukiro bavuga? Kurikira iki kiganiro usobanukirwa n'igikorwa cyo kwitsamura ubu cyafashwe nka kirazira kubera icyorezo cya COVID-19. Uraza kumenya impamvu twambara udupfukamunwa muri iyi minsi, ndetse unasobanukirwe impamvu biba ngombwa yuko ufunga amaso mu gihe ushatse kwitsamura. Byose ndabikuramburira mu kanya gatoya. Nitwa Salvatore Umunezero. Igikorwa cyo kwitsamura gikorerwa mu gatuza ka buri muntu, kikagirwamo uruhare n'igicamakoma ndetse n'ibihaha. Ni igikorwa kijyanye no gusohora umwuka mwinshi kandi ugasohokana imbaraga zidasanzwe, ukanyura mu kanwa ndetse no mu mazuru. Byibuze ku muntu witsamura ngo umwuka asohora ushobora kugendera ku muvuduko w'ibirometero 160 ku isaha, kandi ibyo asohoye bikaba byagera ku ntera ireshya na metero 3 zose. Bitera ipfunwe n'ikimwaro kwitsamurira mu ruhame rw'abantu, cyangwa se wenda mu gihe wicaye nko mu biro by'umuyobozi wagiye kumwaka serivisi ukaba wakwitsamura. Niyo watabifata nabi, wowe yumvamo ipfunwe ndetse ukumva uranasuzuguritse cyane. Bamwe bagahitamo no kwihanganisha bari kumwe, cyangwa se bagasaba imbabazi kubera gusa ko bitsamuye. Ese ubusanzwe kwitsamura ni ikosa? Mu gusubiza iki kibazo ndabanza nkubwira impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu yitsamura. Impamvu nyamukuru ituma umuntu yitsamura biba ari ukugira ngo hasukurwe inzira z'ubuhumekero. Mu zindi mpamvu twavuga nko kuba mu zuru ryawe hakwinjiramo urwaya rw'itungo runaka rugafatwa mu rurenda ruba mu nzira z'ubuhumekero rushinzwe gutangira imyanda. Aha biragorana kwitsamura kugira ngo rwa rwaya ruzapfe gusohoka. Ari nayo mpamvu ushobora kwitsamura inshuro nyinshi zitandukanye. Abasanzwe bakora imirimo y'ubworozi bw'inkoko ibi barabizi cyane. Ikindi gishobora gutuma umuntu yitsamura mu buryo budasanzwe ni imiti umubiri utamenyereye. Hari igihe ufata imiti ikakugiraho izindi ngaruka, ibyo bita les effets secondaires. Muri izo side effects rero hashobora no kubamo kwitsamura cyane. Urugero natanga ni ku barwayi bafata ibinini bya aspirine. Indi mpamvu ishobora gutera umuntu kwitsamura mu buryo budasanzwe ni umubavu mwinshi. Hari igihe uhura n'umuntu witeye parufe nyinshi kandi ihumura cyane, bikaba byagutera kwitsamura mu gihe mumaranye umwanya. Noneho hakaba n'abantu bitsamura gusa kubera ko bahuye n'imirasire y'izuba. Ngizo impamvu zitandukanye zishobora gutuma umuntu yitsamura. None igitahiwe ni ukwibaza uti kwitsamura nyirizi nabyo bikorwa gute mu mubiri? Ubusanzwe kugira ngo urwungano rwo guhumeka rukore neza mu mubiri wacu, bisaba ko hari ibintu byangombwa bigomba kuba byitabwaho ku buryo budasanzwe. Ubushyuhe, ubukonje, ububobere bw'imiyoboro itwara umwuka byose bigomba kuba biri ku gipimo runaka kandi kidahinduka. Kugira ngo rero ibi bigerweho, umubiri uba ugomba kwirinda ikintu cyose gishobora guturuka hanze nk'imikungugu, udukoko twa virusi na za bagiteri dushobora kwinjira mu miyoboro itwara umwuka ndetse n'ibindi. Mu rwego rero rwo guhagarika iyo myanda yose tumaze kubona, buriya kuva ukinjira mu mwenge w'amazuru hagiye harimo utwara dushinzwe gutangira imyanda imwe n'imwe, cyane cyane imikungugu n'utundi twanda twenda kuba tuniniho gato. Utwanda tubashije gutambuka tukarenga bwabwo yamaze kuvuga dufatwa mu rurenda rukikije inzira z'ubuhumekero zimanuka zijya mu bihaha. Iyo rero iyo myanda tumaze kuvuga ifashwe muri bwabwo cyangwa se muri rwa rurenda tumaze kubona, umubiri uba ugomba kubisohora hanze vuba na bwangu kugira ngo bidateze ikindi kibazo. Nibwo udutsi duto dutwara amakuru ku bwonko tumenyesha ko hari imyanda yafashwe mu nzira z'ubuhumekero kandi igomba gusohoka byihuse. Ubwonko nabwo rero buhita butegeka igicamakoma gusa nk'igikanda ibihaha bigasohora umwuka mwinshi cyane kandi ku muvuduko wo hejuru. Uyu mwuka rero usohokana imbaraga niwo ukubura twa twanda twose navuze mbere tuba twafashwe mu rurenda rukikije imiyoboro y'umwuka ndetse na twa tundi tuba twafashwe mu bwoya bwo
mu mazuru. Iki gikorwa rero cyo gusohora umwuka muri ubwo buryo nicyo twita kwitsamura. Umumaro wacyo ukaba ari ugusukura inzira z'ubuhumekero hakurwamo imyanda iba yinjiriye mu mwuka duhumeka. Muri uyu mwuka usohoka rero nk'uko tumaze kubibona hasohokamo utwanda dutandukanye harimo utuvirusi n'utubagiteri. Niyo mpamvu rero bakugira inama yo kwirinda kwitsamura uteganye na mugenzi wawe kugira ngo utamwanduza. Iyi kandi ni imwe mu mpamvu muri iyi minsi turi gusabwa kwambara udupfukamunwa kugira ngo twirinde kwanduzanya COVID-19 binyuze mu kwitsamura, kubera ko burya ngo iyo umuntu yitsamuye rimwe abahanga bemeza ko mu kanwa ke hashobora gusohoka uducandwe dutoya dupakiyemo amavirusi ashobora kugera no ku 100,000. Mu kwitsamura rero umuntu asunika umwuka mwinshi cyane kandi akawusunikisha imbaraga zihambaye ku buryo ibyo asohoye bishobora kugera ku ntera ya metero 3 uturutse aho yari ahagaze. Buriya ngo nimba urwaye gripe cyangwa indi ndwara yandurira mu nzira z'ubuhumekero nka COVID-19 biba byiza ugiye kwitsamura ugashyiraho umushwari, ariko nanone ukirinda kubikora uteganya na mugenzi wawe kubera ko umuvuduko bisohokana ushobora kubisunika bigaca mu twenge tugize mushwari bikagera kuba mwegeranye nimba muhagaze muteganye. Kwitsamura rero haraho bifatwa nk'ikinyabupfura gikeya mu gihe waba witsamuriye mu bantu benshi nko mu nama, mu ishuri cyangwa se wenda muri nko mu bukwe. Ibi rero nibyo bituma usanga hari bamwe bagerageza gufunga umwuka yewe bagapfuka n'amazuru kugira ngo batabangamira bagenzi babo, cyangwa se wenda yarangiza kwitsamura ukumva asabye imbabazi uwo bari kumwe. Ese kwitsamura ubundi byabaye ikosa kuva ryari? Abashakashatsi bo muri kaminuza ya Pennsylvania bavuga ko kwitsamura atari ikosa, ahubwo ikosa rikomeye rikaba kugerageza kubihagarika kubera ko bishobora gutuma ingoma zo mu gutwi zimeneka cyangwa amwe mu magufa harimo n'agize urutirigongo akaba yaturagurika. Bano bashakashatsi bakugira inama yo kwitsamura mu gihe cyose umubiri ubikeneye kuko uba ufite ibyo ushaka gusukura mu nzira z'ubuhumekero. Ikindi abantu benshi bibaza ni impamvu dufunga amaso mu gihe cyo kwitsamura. Ibi nabyo nabigusubiza nkubwira ko mu gihe cyo kwitsamura umwuka usohokana imbaraga nyinshi cyane ndetse bikaba binashoboka yuko amaso yawe ashobora guturumbukamo mu gihe wakwitsamura utayafunze. Gusa ngo ni ibintu bikorwa n'ubwonko, amaso akifunga utabigizemo uruhare cyangwa se ngo ubitekerezeho. Noneho kandi kabazo kibazwa na benshi ni ukumenya impamvu iyo umuntu yitsamuye tumubwira ngo urakire. Kwitsamura bihurira he n'umukiro? Kuva mu mwaka w'1347 kugeza mu mwaka w'1352 umugabane w'Uburayi wibasiwe n'icyorezo cy'ubushita cyahitanye abagera kuri 1/2 cy'abari batuye Uburayi bw'icyo gihe. Kimwe mu bimenyetso by'umuntu urwaye ubushita rero harimo no kwitsamura, bityo bakakubwira ngo urakire ariko bakwifuriza gukira indwara atari umukiro w'ubutunzi bavuga. Iyo mvugo rero ngo niyo yaje gukomeza kugeza n'uyu munsi tukaba tukikoresha. Abagiriki bo bafataga kwitsamura nk'ikimenyetso kigaragaza roho mutagatifu cyangwa se umwuka wera uri muri wowe. Bityo ngo ku bwabo kwitsamura bikaba byarafatwaga nk'amahirwe akomeye cyane, wakwitsamura ahubwo bakaguha felicitation aho kukubwira ngo urakire. Naho mu gihugu cya Finland ho umuntu witsamuye baramubwiraga ngo ku buzima bwacu cyangwa se pour la santé. Ibi ngo byaterwaga nuko ngo buriya iyo umuntu yitsamuye umutima urahagarara mu gihe kiri munsi y'isegonda rimwe. Guhagarara k'umutima rero byafatwaga nk'urupfu rw'agahe gato, ubundi yamara kwitsamura ngo ubuzima bukaba buragarutse, akaba rero ari byo bashingiraga bamwifuriza ubuzima bwiza. Ikindi nifuza kuvugaho ni ukuntu dukunda gupfuka ikiganza ku munwa mu gihe tugiye kwitsamura. Mu by'ukuri ikiganza nta bushobozi na buke gifite bwo gutangira umwuka, bityo akaba nta mpamvu yumvikana yatuma umuntu apfuka ikiganza ku munwa mbere yo kwitsamura. Impamvu rero ngo nuko abantu ba kera bizeraga yuko roho y'umuntu iba mu mutwe, ngo bakizera ko mu gihe witsamuye iyo roho ishobora gusohokamo ikigendera. Ibi rero ngo niyo byatumaga bapfuka ikiganza ku munwa mu rwego rwo gutangira ya roho ngo itigendera. Nuko biza guhinduka umuco gutyo kugeza n'uyu munsi tukaba tukibikora. Ngayo nguko rero ibyo nari naguteguriye ku gikorwa cyo kwitsamura. Mbonero kandi ngushimire ko wabanye natwe muri iki kiganiro, nkurarikira kutazacikwa n'ibiganiro byacu bitaha. Nitwa Salvatore Munezero.